sha nito nirirwa mvuga ubugabo hamwe n'ibijye butana no gucumita inkuba we nubuze ikipe fana afsha gira ikipe umva nugutera kwambara ubudress bwiza gusa n'ubugotero bwiza undi se buragira ibibara mu makipe akaba Chelsea njya mvuga yuko nabwenge bugira rwose abantu bakampinga ubwo urunguru rwawe gufasha ukamuka nkumuka ngo siko nawe utane n'imiseke Arsenal niyo kipe umfishe the Gunners bikigera niyo kurasa imineke waretse kunyahuza ngo akagabanya ubugamo bw'abagombozi ngenda kubwiye ati Chelsea yabo buri munsi ngomba kujya nyibarira 3 wowe none ngo mwizanisha utuntu tw'utugezi ngo twanditsemo 3 bira n'ibitega Arsenal izazibajya si ikigoryi baho we nta kumera utangiye kunsebereza ikipe ya kipe rwose ni ko kundi bavuga ngo abantu baranyana ibihehe naho bitaniye nabyo rwose ukomeza kumenyera gukomera icyo gitwe cyawe waserera duserese atakana ngo menyera mite nkwereka menyera Gikosha muracyarwana n'inka zarabiretse mwe nta rusoro se birakureba ibyo ntabwo bindeba wowe ntabwo bikureba Gikosha ndaje ngo kubitira imbwa mbereke ko mwese mutazongera kumenyera ikindi mbereke ko ari umagufuri ari we musore muri izi quartier mwabagingamo cyane byo nirwa nkubwira aho se kurabona wankubita gusa ubwo wankubita undusha iki wagasimba wirwa ngo wakoze baba sha nibyo nirwa nkubwira kire kunkubitisha ibyo bintu bimeze nka tangawizi akubundi we nta kindi kintu wankubitisha wakifatwa kubita nkanjye tayiga ngiye sinare umuntu abona giye cyangwa si ibintu mwamwanyweye ni ibiki ibaze kirida n'igikuri ngiye binkubita gute se bitakubita Nikosha yakwaza se n'ibyakwasa da reka ni witabaza izindi kirida ngenzi zawe mukaza mukankubita gute se tutabikora twazitabaza tukakwemeza tukabanza ko kugigabo nkawe cy'igikuri kidafite ubwenge umuntu akabanza kunyuza n'iki akumusha udakubita mbwa byo byose mwambabariye kababarirwe n'imirye kurya kubera iki se abafarisayo batababariye Yesu mwambabariye kuko mwambabariye aho reka nzane inkoni mugabo wambwiraga mwenze nye ndebera nanjye mwazwe n'isoni ubu se ubu ngubu uyungu nawe ko kuzaba umugabo wanjye umugabo agenda ari mu muhanda ariko bano sabana ngaho ndebera no kuri umuntu ufite ubwanwa nka buriya akitonda akagenda yarera mu muhanda reba hano aba yicaye rwarahonda mbese ubu ngubu uramutekerezaho iki cyane ndabona gahunda zigezeho ari ukuhitamo katira rwose nari nzi ko wanamukatiye kuko njyewe uyu nguyu yakarekuye ntabwo njyewe uyu nguyu rwose ntabwo yanyinjira mu buzima umva sha byihorera imvura ukuntu buri kuvuga nk'inyoni yo mu gishanga yo nk'inyoni y'isandi yo n'umuceri wo mu gishanga nta rusoni nuko atari wowe bakubitaguye ibyo bikore byose rero mvino kiba kinambwira umuntu w'umugabo akangwa n'imirindi y'imbeba none ko imbeba sikora mu nkono nasoni kungana gutyo petit frère bite byawe kuri kugendera mu nzira byihorera mwe n'abana barankubise bankubise ibiti wagira ngo ni barumuna wa Mario ariko kumiro no kubona imvubi neniye koko ubu koko nagura amenya ko urakora ku buryo abana bagukubita afasha nuko tari wo bakubise ibyo biti uziko cyamba giye gishwati cyose banundunze ku kibuno wakintu wayiwe ayiwe genda bagukanda wewe kweriza sikando bana vie byihore ntago uzi ibintu abana bankubise abana bangana iki abana bakuze vie buri munsi
afese utatangira igihe mpora mubwira ukubitwa n'abana ngende reka nkubwire utatangira kuzana ibintu byawe byo kunkubitira ukubitwa n'abana nkande we jye uraneza abantu uza kunkubitira ku muhanda vie jye kandi nureba nabo uwo mwungu ugenda aza kubita n'ipfutsi we ushaka kuzambana ikirara izo mbaraga uri gukoresha kuki utazi kubitishije abana reka nkubwire reka nkubwire amafuti yawe buri munsi jye twaserera we ayo madarubindi wacana uriya ni magufuri bari gukubita kuriya bana ibaza umuntu w'umugabo gusanga ari kurira umuntu w'umugabo akarira wa ibyo bintu ntabwo bibaho uriya twahita tumukatira mu maniga yacu si ibintu yaba ari ubwo si urumva ari ibyo reka tunifurize baba we nawe ibaze twe shisha mu byukuri tubwize ukuri ntabwo bagukubise wapi mwana wowe urubonye kwacora waje shantere kwihagarara ho turakoze mu turakwega ubu ngubu kamari ura ntabwo hacora akuntu kazaje wihagararaho kandi turi kubona uri kure wapi ntabwo ndi kurira mwana ariko ariko kwihagarara ho mwana ubwo ntabwo wigaragara wowe afisha ibintu by'ubutesi mwana nabyo kwihagarara ndi kwihagarara we zundi nkubwiye ko ndi kura wowe wanwaje uve kwizaje twigende mugende ubundi se mwaye mucinza hano muri minari idafata amarezo urumva ko birivugisha ubusa ngo ntabwo ndi kurira ahubwo se byarenze ahubwo reka nererera jewe